ndashaka kuguha ukuri kose. Abantu binji iwanjye ngisoka ngiye kubakingurira. Umugabo winjiye bwa mbere yari yambaye mask. Ntabwo yaba ari Stiven, nta nubwo yaba ari Stiven warubohereje. Ntabwo bishoboka. Victoriya, ntabwo bishoboka. Victoriya, iyi mask wayikuye? Hey. Ese uretse ko mwemera ruko mubonye, ibaze nyine nawe hano nayikuye. Victoriya, umuntu urambaye mask ni Stiven? Yes. Kugira ngo ufashe guhora. Nakubajije ngo rirede. Hari ikindi rero gisigaye utaruzi kandi ugomba kumenya. Imyaka yose ntabwo Bella ari umukobwa wawe. Bella ni umukobwa wa Stiven. Oui. Shaka duhura ryari? Steve, Okay. va kuri yo telefone tuvugane. Sawa sawa. Va kuri yo telefone, it's very urgent. Sufashwe n'iki none? Steve, Ndakumva no sawa. ndashaka kunsubiza par oui ou non. Gusubiza. Winjiye iwanjye wambaye mask uje kwica umuryango wanjye. Oui ou non? Qui t'a dit ça? Ndakubaza unsubize. Uracyakurikira ibintu uriya mugore yakubwiye? Stiven. Uyu ni umukino w'urupfu no kubaho. Ngo iki? Mbwira, winjiye iwanjye wambaye mask uje kunyitsanya n'umuryango wanjye. Stiven, wari yamanye na Bella mbere ko mbana nawe ku buryo ashatse wanjye atwita inda yawe. Ariko inosa. Garuka, vivuze ugibo garuka ibuntu. Steve, wakinnye karate. Ndabizi. Ariko uyu munsi ntago mva mu maboko. Amaraso washatse kumena ngiye kuyimenera. Umva. Ariko inosika nkubwire ariko ngore. Umva reka kugitseka nkubwire. Reka guswata. Reka nkubwire. Have no sabe bikora. gushaka kumenya wakwisha uri korosora ngusinziriye hagarara urebe ingaruka z'ibyo wijanditsemo Yes. You're welcome back home. Bite byawe? Tumeze neza. Makuru yanyu. Nasanzwe.
Toni kumbona se wumiwe bite? Kumbona wumiwe bite byawe? Ntabwo wishimye kuba ugarutse mu rugo se? Oya, nta kibazo. Ariko ikibazo. Yes. Oh, sorry. Uyu ntumwiteho mwihorere. Simwiteho. Ntumwiteho. Simwiteho. Ndagusobanurira. Uramuzi? Yes, I know her. Okay, listen. Impamvu nkubwira ngo uyu ntumwiteho umwihorere ndagusobanurira. Ndabizi ko ufite uburyo umuzimo. Bigaragara afitanye amateka manini na Benjamin kandi nanjye mbirimo. I know that. Ni nayo mpamvu nshatse ko tuza hano nawe ahari nkagira ibyo ngusobanurira. Nkagira ibyo nshyira mu buryo wenda bashobora kuba batarigeze bakubwiza ukuri. Kuko ushobora kuba wabanaga nabo mu kinyoma kinini cyane kandi gikomeye cyane. Ariko utabizi. Hey! I'm talking to you. Ntabwo ikibazo ari ikinyoma, ikibazo n'ubwirasi bwabo. Calm down. Listen. Ariko ndabazi, harabona ahuriye nabo. Ndabizi. Igihe bazaga kunsohora muri iyi nzu. Uyu mukobwa uyu nguyu ukuntu yandebanaga agasuzuguro. Yishongora sinakubwira uyu. None se nta nubwo ushaka kumva impamvu nkubwira ngo ntumwiteho. Ngambwira ntacyo. So, this chick here na Benjamin bakubeshye ko hano ari iwabo, bakubeshye ko imitungo bagusuzuguriragamo, babyimbiragamo ari iyabo, right? Oya, nari mbizi ko atari ibyuyu byari bya Benjamin. Ariko uyu nguyu abyiratamo gusumba na shehoje. Okay, ndagira ngo noneho ngire aho nkorekitinga kuko wabayeho mu kinyoma igihe kinini cyane. So igihe kirageze ngo umenye ukuri kwa nyako. Are you ready? Yego bisho. Okay. So this house here ni nama companies yose ubona Benjamin arimo, imitungo yose ya Benjamin. Uyu we cyane ko ni n'umukozi we uyu nta cyavuze. So bira bintu byose they are all mine. Yes. Imitungo, company, iyi nyubako, buri kimwe cyose ni byawe. Yego. Benjamin arankorera, n'uyu ahangaha arankorera. So niyo mpamvu nagize uburenganzira bwo kugarura iwawe kuko nubundi hahoze ari iwawe. Hafata umwanzuro wuko nca gasuzuguro n'igisa nacyo ku buzima bwawe hagati yawe n'aba bantu. Kibazo nuko ejo n'ejo bundi kuba bagukorera bazaza bakanyirukana. No, barankorera my friend. Yes, bazaza mu itegeko ryawe nako cyangwa se bitwaje ububasha bahabwa n'itegeko bansohore. Si inzu y'akazi. Ni inzu y'akazi. Nibyo se koko baragukorera? Yes. Ko ndibaza ibibazo ufitanye na Benjamin, ndibaza ko bibaye ari ibye koko. Ntabwo wakabaye warasubijwe akazi, nta nubwo wakabaye uri muri iyi nzu. Right? Yeah. So, uri hano kubera ngewe washubirijwe akazi kubera ngewe. Ntabwo nshaka kumfata nabi, ushobora kubifata nkaho wenda ndimo ndabikora kubera inyungu runaka cyangwa se iki. Listen Tony, naragukunze urabizi, twarakundanye igihe kiragera. Urukundo navuga se ko rwataye agaciro cyangwa se rwararangiye umutima ujya handi, right? Yego namaze guhitamo bera. Naragerageje nakoze ibishoboka byose ngo ndwanire urukundo rwanjye, ndebe ko maybe I could win your heart back, ariko ntago bikora. So I'm not desperate. Ntago ndi babakobwa bahora baraho biruka inyuma y'abasore sinzi biki. No, I'm not that person.
so ndagira ngo nkubwire kano kanya ko ibyo nkora byose ndabikorera just kuba uri umwana twareranywe, uri umwana twakuranye, uri umuntu nakunzeho n'ubuzima bwanjye bwose. If it doesn't work, it doesn't. Hako ntabwo bivuze ko nakubona ubabara uri muri situation nk'iyi urimo. So my dear, iby'inkundo reka tube tubishize ku ruhande. Wahisemo ariko at least duhe our childhood. Come on, I'm talking to you. Byibura duha agaciro ubushuti bwacu twagiranye kuva turi abana, duha agaciro urukundo twigeze kugiranaho, sibyo? So ndagira ngo ubemo hano wisanzuye, ukora icyo ushaka cyose muri company, ubeho uko ubishaka, wisanzure, wumve yuko uri mu bintu nkaho ari ibyawe. Nta muntu uzongera kugukomangira ku muryango akubaza ngo byagenze gute cyangwa byagenze gute. Nta uzigera aza kuri company ngo akubaze ngo kuki watinze cyangwa kuki wasibye. By the way, n'ikibazo cya moto nayo navuganye na Benjamin. Moto nayo raza kuyisubizwa. Okay? Hanyuma se zakomeza gukorana na Benjamin? It's my company. Ariko njyewe nzakomeza, njye ntabwo nakemera gukomeza gukorana na Benjamin. Njyewe sinagusobanukiye impamvu njye nshobora gukorana na Benjamin, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, njyewe byanjye mbivugiraho, ntabwo nshobora gukorana na Benjamin. N'umunsi n'umwe sishaka no kumubona mu maso uretse no gukorana nawe. Kandi mubwije ukuri Biju. Tony, calm down. Oya. Ibyuma byose unushaka kubireke nkubwije ukuri, ndideclare sishaka kuzongera guhura nawe mu buzima bwanjye. Kuko igikomere yanteye gisuma amafaranga nakora muri aka kazi kawe. None se nta no gushaka yuko mbanza nkasoza ibyo navuga. Oya we kivuga kuri Benjamin ho yahoye. Benjamin nta hantu muzongera guhurira kuko already namuhagaritse mu kazi. Urumva? So nta hantu muzongera guhurira habe na hamwe. So tuza wumve kabisa utunganye. Ibintu bya Benjamin nsa nkaho utigeze unamumenya mu buzima bwawe bwose. Ukuntu yikaturaga se nawe buriya yabura akazira. Iki niko umuntu ni mugari. Umuntu iyo umuhaye butamwa yihana ngenda. Hanyuma nyamwarize. Uyu? By the way, madam. Pick your things and get out. Buri cyawe cyose kiri muri ino nzu. Ndavuze ngo buri cyawe cyose kiri muri iyi nzu. Ntugire n'isogisi cyangwa isutiya cyangwa se n'urushinge uri bwibagirirwe muri iyi nzu. Usohoka kugenda. Niko madam. Hanyuma mu kazi nibyo ubungereza ahura n'uyu mu kazi. No nibyo na ariko gasuzuguro kabo ntago nagasporta. Tony ufite umuriro mwinshi nicyo kibazo cyawe. Aya we andi ku kazi uyu mwana w'umukobwa nkoranye nawe imyaka myinshi cyane, ankoreye imyaka myinshi cyane, azi icyo akora kandi agira ngo nkubwire kandi nkwizeza ko uyu mwana w'umukobwa ntago ari mubi. Yagirwaga mubi na Benjamin wamuhagaga, ariko ndakwizeza ko nawe byo mvuga urabyumva uzigera umusuzugura cyangwa umureba igitsure cyangwa akagira ikibaho cyose mu kazi nzahita nguhagarika. Turumvikana? Ndagira ngo nkwinginge umuha amahirwe, at least akoreho igihe gito umureba, nubona bidashoboka, nubona bitavamo, then I will decide otherwise. Okay. Cyarega n'ubura nta n'ubundi n'umunyamahane wakemera ko mukorana amahoro mwakorana, ariko nanone mabana bafite akasuzuguro kajejeta.
ibyo wibyitaho Benjamin wari ubiri inyuma byose ubu yavuye mu nzira. So uyu nawe niba ari injije atazi icyo ashaka azagerageze kugucarengenga, ubwo nawe uzaba ari NDA muri company zanjye. Bari ibyo byose birumvikanye n'ibya Benjamin bishyizweho iherezo. Yes. Hanyuma wenda kuri iyi nzu ndanagira ngo mbone umwanya wo kugushimira ko nabashije gusubira mu kazi kandi nkaba nongeye gusubira hano muri iyi nzu, ariko icyo nashaka kubwira ni uko ndashobora kuba ukubiri na Bella kandi uko niko kuri kwanjye. Wenda sinzayibamo mu gihe naba ntemerewe kubana nawe, ahangaha sinzigera mpaba kandi nyine nuko mbyumva, cyangwa se ukemera ko tubanamo kugira ngo ibyo nabyo tubifateho umwanzuro hakiri kare. Urasaba cyangwa urategeka? Nasabaga icyo mwahitamo. Nta kibazo rwose, uzazana urukundo rw'umutima wawe mu bana. Thank you. You're welcome. Don't take me again like Come that. on, sit here. No. Just want to talk to you. Because food makes my... Oh my God, it's gonna hurt me. Okay. Get it here. Yes? We are going to Yes. iyo ujyana muri siporo ugiye gukuramo iki gipira. Oh my God. Sibyo? Dukorane siporo twirukanke. Sava? Ugiye kunyura ukuntu biruka, sibyo? Izi saa ni mugoroba. Ntabwo mashaka abantu bakubona kutazakuntwara rega. Simashaka kwirukansa mu gitondo. Umuntu numva ndushye. Mbabarira sinsha. Basi nzana yogurt. I want to drink yogurt, please. I beg. I'm hungry. Uraguma hano urantegereza. Yes. Yeah. Okay, ngiye kwirukanka nkuko nza kwirukanka muri yose. Sava? Oh, you find me. Oh, anabanyisha. Where? Oh my God. Okay, this is a strawberry and vanilla. But So you know prefer? my favorite, vanilla. The white one. Yes. Okay. Inyasubira muto. Nize nka kamarayika rero gakunda ibyererana. Tuzajya ibyakira simba mbeshya. Sick. Ariko nziruka imisozi kubwawe. Oh my God. Oh God. You don't shake it. You don't know what's going on. Okay. Basi nabifungura injiri. No. Ndashaka kubona, okay, ndashaka gukomeza kubona useka. Yes. You just smile. 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 No, you just smile. I need you Yes, to I smile. did. Banzo smile. Okay. Babe, I want to drink, please. I'm thirsty. Ndashaka kureba amasogisi wambaye. Wongera useke nyine kubyo nyabona. Wongera useke kubyo nyabona. Seka. Okay. Drink Okay. yourself. Drink. Okay. Drink it. Okay. No. Okay. Katusangire basi. Uranywera ha. Shuru kunywa wewe. Turabona nkwiye. Habe nahumwe. Jesus. Tony, ndagukumbuye. Ndagukumbuye kandi cyane. Ese wowe ntujya uhumbura. Tony, mfite ubwoba ko nshobora kongera kukubura. Tony,
ntabwo nshaka kukubura byaruta nkava muri uru rugo nkagusanga tukagumana tugategerezanya ineza y'Uwiteka. Victoriya! Victoriya twe twakubuze. Yesuwe! Ni karibu. Uri muzima. Ni karibu injira. Umeze neza. Yego mana yanjye. Umeze neza? Mana yanjye iminsi wewe. Bera. Karame. Bite. Ni byiza ariko twe twarakoze twarahangayitse mana. Victoriya. Ikaye. No, it's fine. Nese wari uri hehe? Wabaga hehe Tony yari yakubuze, uncle yari yakubuze, twese twarahangayitse. Victoriya, wari waragiye hehe? Habaye iki? Nta kibazo. Nari ngiye kugira ngo nitekerezeho nduhuke mu mutwe. Ahubwo se kuki uri hano? Victoriya, ibyo nta birenze. Ko yaranzanye tuza wabuze turahangayika tunaragushakisha arahangayika ngubu Tony ahantu ari hose umutima we nturi hamwe. Byakugendekeye bite? None se umugabo wanjye ni uncle wawe? Yego. Ntabwo njye nari mbizi. Nzi kuri musheri wa Tony gusa. Ibuka igihe nababwiraga wowe na Tony nkambwira ko nabonye uncle wanjye kandi ari uri kuvuga ngo ni umugabo wawe. Njye nari namubonye ari uncle. Okay, sorry. Ngiye numvaga ko ari kiriya kibazo wahuye nacyo. Ntabwo nabimenyaga. Ngiye nuko mutanyumvaga ariko nani nzi ibyo nabonye. Kandi sinibaza n'impamvu rega uncle wanjye atari yaraje no kumfata hakiri kare. Ibintu biri muri urugo ngiye bikomeje kunshanga. Ese Bera. Victoriya, ni ibiki? Biratangaje. Biteye n'ubwoba. Ibiki se? Banze mwibarize gatoya. Aka kavarisi, icyuma na maske. Victoriya, ibi ngibi ubona niyo mpamvu yatumaga nitwara kuriya. Icyo kibazo nari mfite. Ibi rero ndi kubikoresha nkeneye kumenya ukuri. Ubona nibyo byihishe inyuma y'impamvu y'urupfu rwanjye n'urwa mama. Papa tumureke. Okay. Nje hano mu rugo kureba udukoresho twanjye nari nahasize. Ariko Bera, ese nihe nahera? Nahera he koko? Njye narahunze. Urahunze? Umuryango wanyu ni umuryango utangaje cyane. Umuryango w'abahemu. Umuryango w'abicanyi. Victoriya,
kubona iyi masike hano muri uru rugo ntabwo byanyoroheye, ariko ibyo utangiye kuvuga byo biri kundemereraho kurutaho. Urashatse gusobanura iki umuryango w'abicanyi murya? Bera, ndarambiwe gukomeza kubika aya mabanga kuko nanjye ndemereye umutima. Ayahe mabanga? Ayahe mabanga? Victoriya, ayahe mabanga? Yambwire! Anko wawe niba uri inyuma y'iyi masike. Kandi ikindi kintu utaruzi, anko wawe niwe papa wawe.